Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'108 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igice cya 13 n'igice cya 14 n'icya 15 mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 13 iravuga ngo Abayuda banesha Abisiraheli. Mu mwaka wa 18 ku ngoma ya Yerobowamu, Abiya yatangiye gutegeka i Buyuda. Amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Mikaya, umukobwa wa Uriyeli w'i Gibeya. Nuko habaho intambara hagati ya Abiya na Yerobowamu. Abiya atabarana n'ingabo z'intwari, abagabo batoranijwe 4,000. Yerobowamu nawe ateza urugamba, ahangana nawe afite abagabo batoranijwe bakomeye b'intwari 8,000. Abiya ahagarara ku musozi Semarayimu wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aravuga ati: Nimunyumve yemwe Yerobowamu, namwe Bisiraheli mwese. Ntimwari mukwiriye kumenya yuko Uwiteka Imana ya Isiraheli yahaye Dawidi ubwami bwa Isiraheli iteka ryose, ubwe n'abahungu be akabibasezeranisha umunyu? Ariko Yerobowamu mwene Nebati, umugaragu wa Salomo mwene Dawidi, arahaguruka agomera shebuja. Aho ari hateranira abagabo b'inguguzi b'urugomo bashaka amaboko yo kugomera Rehobowamu mwene Salomo. Ubwo Rehobowamu yari akiri muto, afite umutima woroshye, atabasha kubabuza. None mwibwira ko muzanesha ubwami bw'Uwiteka muri mu maboko ya bene Dawidi? Kandi muri igitero kinini cyane, mufite n'inyana z'izahabu Yerobowamu yabaremeye ngo zibe imana yanyu. Mbese ntimwirukanye abatambyi b'Uwiteka, bene Aroni n'Abalewi, mukishakira abatambyi nk'uko abantu bo mu bindi bihugu bagenza? Maze umuntu uje kwigira umutambyi wese akazana ikimasa n'amapfizi y'intama 7, wakaba umutambyi w'ibitari imana. Ariko twebweho Uwiteka niwe Mana yacu, ntitwamutaye, kandi dufite abatambyi bene Aroni bakorera Uwiteka imirimo yabo, n'Abalewi nabo bamukorera iyabo mirimo. Bajya bokereza Uwiteka ibitambo byokejwe, bakamwosereza imibavu ihumura neza mu gitondo na nimugoroba, bagashyiraho urugeregere rw'imitsima yo kumurikwa ku meza aboneye. Hariho n'igitereko cy'izahabu cy'amatabaza, n'amatabaza yacyo yaka uko bwije. Kuko twebweho twitondera amategeko y'Uwiteka Imana yacu, ariko mwe mwarayitaye. Kandi dore Imana iri kumwe natwe, itugiye imbere, n'abatambyi bayo bagenda bavuza amakondera ahururiza kugira ngo turwane namwe. Yemwe Abisiraheli, ntimukarwanye Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, kuko nta mugisha muzabona. Ariko Yerobowamu acisha ruhinganyuma abajya kubacira igico, bituma bamwe baba imbere y'Abayuda, ababaciriye igico bari inyuma yabo. Abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere n'inyuma, baherako batakambira Uwiteka. Abatambyi bavuza amakondera. Nuko ingabo z'Abayuda zirangurura amajwi, maze zimaze kurangurura amajwi, Imana itsinda Yerobowamu n'Abisiraheli imbere ya Abiya n'Abayuda. Abisiraheli baherako bahunga Abayuda, Imana irababagabiza. Abiya n'ingabo ze barabica cyane. Nuko mu Bisiraheli hapfamo abagabo batoranijwe 5,000. Uko niko Abisiraheli bacishijwe bugufi muri icyo gihe. Abayuda baratsinda kuko biringiye Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Hanyuma Abiya akurikirana Yerobowamu, amunyaga imidugudu i Beteli n'ibirorero byaho, n'i Yeshana n'ibirorero byaho, na Efuroni n'ibirorero byaho. Kandi Yerobowamu ntiyongera kugira imbaraga ku ngoma ya Abiya. Bukeye Uwiteka amuteza indwara, aratanga. Ariko Abiya arushaho gukomera, arongora abagore 14, abyara abana b'abahungu 22 n'abakobwa 16. Indi mirimo ya Abiya n'ingeso ze n'ibyo yavuze byanditswe mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Nuko Abiya aratanga, asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Ku ngoma ye igihugu kimara imyaka 10 gifite ihumure. Igice cya 14. Asa aterwa n'Abanyetiyopiya, atakambira Uwiteka aramukiza.
Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho ibicaniro by'inyamahanga n'ingoro, agasenya inkingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe, maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana ya ba sekuruza no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse. Kandi akura mu midugudu y'i Buyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izuba, ubwami buturiza imbere ye, kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Yari yarabwiye Abayuda ati, nimuze twubake iyi midugudu, tuyigoteshe inkike z'amabuye n'iminara, dushyireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro. Kandi Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo n'amacumu, ab'Abayuda 5,000 n'ab'Abenyamini batwara ingabo n'abafite imiheto 2,000 n'inzovu 8. Abo bose bari abagabo b'intwari zifite imbaraga. Bukeye Zera w'Umunyetiyopiya arabatera afite ingabo, agahumbagiza n'amagare 300 aza i Maresha. Nuko Asa ajya kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Zefata i Maresha. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke ku bakomeye. Udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira, kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Nuko Uwiteka atsindira Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda. Abanyetiyopiya baherako barahunga, maze Asa n'abari kumwe nawe barabakurikirana babageza i Gerari. Mu Banyetiyopiya hapfamo benshi cyane, bituma batabasha kwiyungana, kuko barimburiwe imbere y'Uwiteka n'ingabo ze. Abayuda banyaga iminyago myinshi, hanyuma batsinda imidugudu ihereranye n'i Gerari yose, kuko Uwiteka yateye abaho ubwoba. Barayinyaga yose, hariho iminyago myinshi. Kandi batema amahema acyurwamo amatungo, banyaga intama nyinshi n'ingamiya, basubira i Yerusalemu. Igice cya 15. Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa, aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Kandi hariho ubwo Abisiraheli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko. Ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isiraheli, barayishaka barayibona. Kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi, bakanavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu yo gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Nuko Asa yumvise ayo magambo, yumva n'ay'umuhanuzi Odedi yahanuye, arakomera. Akura ibizira mu gihugu cyose cy'i Buyuda n'i Bubenyamini no mu midugudu yahinduye yo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka. Bukeye ateranya Abayuda n'Ababenyamini bose n'abaturanaga nabo baturutse mu bihugu bya Efurayimu no mu by'Abamanase no mu by'Abasimiyoni, kuko benshi bamukeje baturuka mu Bwisiraheli, babonye yuko Uwiteka Imana ye iri kumwe nawe. Nuko bateranira i Yerusalemu mu kwezi kwa 3 ko mu mwaka wa 15 ku ngoma ya Asa. Nuko uwo munsi batambira Uwiteka inka 700 n'intama 7,000, babikuye mu minyago bazanye. Maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana ya ba sekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isiraheli azicwa ari uworoheje n'ukomeye, umugabo cyangwa umugore. Nuko barahiza ijwi rirenga, bararangurura, bavuza amakondera n'amahembe.
abayuda bose bishimira iyo ndahiro kuko bari barahiye n'imitima yabo yose bagashakana Uwiteka umwete wabo wose bakamubona, maze Uwiteka abaha ihumure impande zose. Kandi Maka nyina w'umwami Asa, umwami amwirukana mu bugabekazi kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo, aragihondagura, agitwikira ku kagezi ka Kidironi. Ariko ingoro ntizakurwaho mu Bwisiraheli. Icyakora umutima wa Asa wari utunganye iminsi ye yose, acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Imana n'ibyo yejeje ubwe by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu. Kandi nta ntambara yongeye kubaho kugeza mu mwaka wa 35 akiri ku ngoma. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibindi bice bikurikiye. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kugira weekend nziza.